Kepler College iri gutanga scholarship, igatanga loan ndetse igatanga n'ikigo ku muntu ushaka kwishyurira 100% nta kibazo. Icyo usabwa wowe unkurikiye ni ugukurikirana neza step, ukumva amakuru yose ngiye kuguha, hanyuma nkakubwira n'ibisabwa byose kugira ngo iyi application ibe yakorwa neza, ube wabasha kubona ikigo cyangwa scholarship cyangwa ugahabwa loan. Ikindi, iyi scholarship ndabereka ukuntu ikorwa kuva kuri step ya mbere kugera kuri step ya nyuma. Icyo musabwa ni ugukurikirana neza mwitonze, mudacikwa n'ikintu na kimwe, byose ni ingenzi. Abantu mwese mutabonye amahirwe yo kwiga muri university, mwakora iyi application munkurikira kandi mukayinasangiza iyi video bagenzi banyu nabo bakagerageza amahirwe yabo. And I am so excited to show you around. Come with me as we explore the new campus. Since 2013, Kepler has been a home to a community of young people, especially. Kepler College ifite programs agera kuri 2 ariyo igutangamo loan na scholarship, cyangwa ku muntu ushaka kwiyishyurira akaba yakoramo application muri imwe muri izi ebyiri ngiye kubabwira. Uraza ujye kuri apply, hanyuma urebe muri izi program zabo zombi uko ari ebyiri. Hari bachelor in project management, hakaba na bachelor in business analytics. Wowe urahitamo iyo wumva ikunogeye ushaka gukurikirana. Twereka duhitemo bachelor in business analytics, twe twareba ibyayo, twe twakoramo application. Scrolling hano nuvuga ngo embark on a journey with boundless opportunities. Baba bari kuvuga ibiri about ya program n'uburyo Kepler College itanga degree n'amahirwe atandukanye ava kuri degree. Ni ukuvuga ngo tuye kurebera hamwe admission criteria cyangwa se ibyo bagenderaho kugira ngo babe bakwadmitinga muri Kepler College. Tugendane hano. Muri criteria zimwe ugomba kuba wujuje n'izi. Muri general upper secondary, ku muntu wize muri lab cyangwa se nesa, agomba kuba afite diploma ariko afite nibura principal pass ebyiri. Uvuga ngo nibura mu masomo yatsinze harimo grade C mu mibare, muri combination ya MCE, MEG, Math, Computer na Science, MPC ndetse na MCB na za PCM n'andi masomo yose arimo za Math. Nyine birumvikana mwese mwemerewe kuba mwakora iyi application. Tugeze ku technical and vocational education and training cyangwa se TVET, umuntu ugomba gukora application ni umuntu wasoje level 5 nibura afite principal pass ebyiri, harimo ICT, muri multimedia cyangwa se imibare, nibura hari aho agiye afite grade C, cyangwa nanone abantu nanone bize professional education, umuntu nibura ugomba kuba yarasuje afite principal pass ebyiri muri SME cyangwa se twita science and mathematics education with teacher training certification of account cyangwa se accounting. Abantu bize bimwe muri ibi ngibi tumaze kuvuga mwese mwemerewe gukora iyi application nta n'usigaye. Ni ukuvuga ngo noneho hano umuntu wize hanze araza afungura hano arebe ibisabwa, hanyuma abe yakoramo application bitewe n'ukuntu yifashe. Hano iyi ni timeline y'uburyo amatariki azakurikirana mu gihe application izakorwa n'igihe izarangirira n'igihe class izatangirira. Hano ni ibijyanye na fees information, igihe waba admitted, icyo usabwa ni iki, nicyo kintu bari kuvugamo. Gukora iyi application urajya hano hari application is open, hakirike numara kuhakirika utegereze iminota mikeya, segonda, hanyuma umuntu ugiye gukora application ni Elia Blessing. Ubwo munkurikiye mwitonze, niba ari ubwa mbere ugiye gukora iyi application ntago uhita ujya kuri login, ahubwo uraza ukajya hano hari register,
iyo umaze kujya hari register wandikamo email nk'uko bimeze gute, nk'uko email yawe imeze. Iyo umaze kwandika email yawe uraza hano ukandikamo first name, Elia. Umara kwandikamo Elia ugahita uza ukandika hano last name ukandikamo last name yawe ukayandikamo Blessing. Umara kuyandika ugashyiramo password yawe hano. Umara gushyiramo password hano ukaza ugaselectinga country ya origin Rwanda, date of birth igihe wavukiye, ukaza ugaselectinga igihe wavukiye, umara guselectinga igihe wavukiye ukaza ugaselectinga gender yawe hano ukinteringamo ID yawe. Umara kwiteringamo ID yawe ukaza hano ukinteringamo nimero ya telefone yawe 78. Umara gushyiramo iyi nimero yawe ya telefone ugahita uyikopiya warangiza ukayipestinga hano bari kukubaza unavailable contact, ni nimero yawe udakunda gukoresha cyane itabiri ku murongo, ariko ntawe urashyiramo 8. ubundi uze gutya urebe ko nta kosa ririmo mu myirondoro yawe. Numara kubireba uhita uza ujye kuri register, numara kuregistaringa urategereza amasegonda make. Uvuga ngo bimaze gukora kuri register uhita uza ugakora login. Noneho iyo wamaze kwiregistaringa noneho ikintu uhita ukora ni iki, ukurikizaho ikintu cyo gukora login. Uraza ukore login muri system. Nyuma yo gukora login ukurikire witonze, ngende nk'ugayidinga uko application yose ikorwa, nta step n'imwe ukoze ucitswe. Ni ukuvuga ngo iyo ukimara kuza kuri personal information, haba harimo personal information. Hano uhitamo country, ukaza ukamanuka ukagenda uza hano province, hano ugashyiramo province Kigali, district utuyemo, ugashyiramo amazina yawe. Umara kuzamo amazina yawe hano ukaza date of birth ukareba nimba ariyo neza kuko ukayuzamo hano, ugashyiramo male, gender cyangwa se waba ari female ugashyiramo female. Hano ugashyiramo ID yawe. Umara gushyiramo ID yawe hano ikibazo bari kubaza niba warigeze waprayinga muri Kepler mbere hose, no nimba ari nta utarigeze ukoremo application imbere, nimba warayikozemo mbere ni yego. Hano if ufite disability ushyiraho yes, iyo ntayo ni no. Then iyo ukimara kubikora ibi byose uhita ukora kuri save. Umaze kwita kuri save bikaba saved. Mbere yo kugira ikindi kintu ukora ukirika kuri save. Iyo bimaze kuba saved bakubwiye ngo data saved successfully nko mubibona hano mu gatike k'icyatsi, tukora kuri next. Wamara gukora kuri next ugategereza gato hakaza ibikurikiraho. Muri contact information hano bashyiramo nimero yawe na email yawe, uracekinga ko birimo neza. Nusanga nta kibazo na kimwe kirimo uraza none ukande kuri save. Ariko ikindi kintu hano ugomba kumenya nuko hano hari language mukoresha igihe muri mu rugo. Niyo language ugomba kuzamo hano. Niba ari Icyongereza nicyo ushyiramo, niba ari Igifaransa, niba ari Ikinyarwanda nibyo ushyiramo. Then uhita ukika kuri save. Numara gukika kuri save none ujye kuri next. Nyuma yo bakubwiye ngo data saved successfully, numara kujya kuri next, ikintu uhita ukora ni iki, ni ukureba hano ibyo bari kukubaza. Marital status ni ukuvuga ngo uravuga ati single mu gihe utari married ni single, mu gihe uri married ni married. Byose nyine urahitamo bitewe n'icyiciro uri kubarizwamo hano.
noneho hano ikintu ugomba kumenya nanone, hano hari ibyiciro by'ubudehe. Ugomba guselectinga level, ubudehe level urimo niba biri applicable. Ariko niba ibintu by'ibyiciro bitari applicable, uraza hano ujye not applicable. Yes, urahitamo not applicable. Ikindi hano barakubaza niba ufite do you have family member, cyangwa se niba ufite umu family member ugeze wiga kuri Kepler College. Niba hari Kepler or Generation Rwanda Scholars, uravuga yes niba hari, niba nawe uravuga no. Hano bari kubaza uburyo umenye amakuru y'uko Kepler iri gutanga scholarship cyangwa se loan. Urahitamo, ushobora kuba wabibonye Facebook, radio, uhitemo ibyo ushaka hano, cyangwa wagiye kuri website, cyangwa ugashyiramo other, uko bimenye biciye kuri YouTube yacu ya Early Scholars, cyangwa se kuri WhatsApp yacu. Byose birashoboka, washyiramo icyo ushaka muri make, ntabwo ari itegeko, ibi nta kintu bivuze cyane. Hanyuma ukore kuri save, numara ko ubihitamo. Numara gukora save, uraza ujye kuri next. Numara kujya kuri next, nanone uracuzinga ikigo cyawe wizeho cyari kiri mu kihe gihugu, wize mu kihe gihugu, izina ry'ikigo. Hano yari public cyangwa private. Public ni ikigo cya leta, private ni ibigo byigenga, ibyo murabizi. Hano uhitemo umwaka, hano akarere, hano principal pass abenshi ziba ari 3, biraterwa muri REB ni 3. Abativate namwe murareba kuri diploma zanyu hano hagiye handitse principal, then murahita mumenya ama principal subject mufite n'ama principal pass mwagiye mu passing. Hano barakubaza senior 5 average, na manota wagize mu mwaka wa 5, cyangwa ku bantu biga TVET level 4, hano na ya level 5. Hano ni senior 5 na senior 6. Muri senior 5 hano hashyiramo amanota ya totali yo ku bihembwe bitatu byombi, urashyira average hamwe ya totali ya byose, niyo manota mushyiramo hano. Hanyuma hano urashyiramo combination with, urugero niba urize PCM urabishyiramo nk'uko biri. Ikindi hano urashyiramo registration number yawe wakoreyeho, cyangwa se index number wakozeho gukora icya leta. Hano urashyiramo amanota wabonye, ariko hano araba ari ku ijana. Urafata amanota wabonye kuri 60 uyashyire ku ijana. Numara kuyashyira ku ijana uyandikemo hano gutya. Ikindi hano ibibazo bijyanye bibaza ni ibibazo bibaza niba wugeze unyura mu iteme program. Niba nta yuzi iteme program urashyiraho no, ariko niba waranyuze mu iteme program urashyiraho yes. Ikindi ikibazo gikurikiraho kirabaza niba warigeze watendinga university iyo ari yose mbere hose. Niba ihari urashyiraho yes, niba ntayo urashyiraho no. Numara kubikora gutya urahita ujya kuri save. Numara gusavinga urahita ukora next nkuko mwabimenyere ndi kugenda mbibereka. Ubu ni bwo buryo bwiza ugomba gukoramo iyi application, ukamenya ngo iyi application yanjye ikozwe neza. Hano rero tugeze ni ukuvuga ngo hano iki kibazo kiravuga ngo ni ayahe masomo wakwiga muri university ari interest yawe, nyine wumva uri interest yo kuba wakwiga. Ngo hano hari list y'amasomo menshi atandukanye, ubu urahitamo bitewe na interest zawe nyine. Muri aya masomo ari hano njye nahisemo business management n'iyitwa project management. Hano ubwo urahitamo amasomo abiri. Tumara guhitamo hano hari ikibazo cya ise kivuga ngo why do you want to come to Kepler College. Ahangaha iki kibazo uragisubiza ukoresheje hagati y'ama character 500 na characters 1000. Ku bantu mushaka gukora ise neza mugomba kuba mwayikora mugendeye kuri izi characters, kutazirenza ndetse utanazijya munsi. Wowe ushaka gukora ise neza uratwandikira kuri nimero yacu 0787 126 516 kuri WhatsApp. Twagufasha gukora ise neza. Ni ukuvuga ngo ise yacu hano twayikoze
ikindi ugomba kumenya niba uri interested. Hano bari kuvuga ati what are your job aspiration after graduate. Ukimara graduatinga cyangwa se nyuma warasoje kwiga muri Kepler, ni akahe kazi wumva wishimiye kuba wakora. Hano hari list uraza uhitemo nabwo akazi wumva wakora. Hano naho hari list urahitamo, ubivuze ngo urahitamo ibintu bibiri. Ikindi hano uri kubazwa niba uri interested kwiga muri Bachelor ya Art in Project Management muri Kepler College. Ibi ngibi urabisubiza yes nimba ari yego, no nimba ari no. Ikindi hano hari indi problem ibaza ngo, cyangwa question ibaza ngo, what do you think is the greatest problem your country is facing today? How should universities prepare students to address this problem? Niba iki kibazo ugomba kugisubiza nanone hagati y'amakaragita 500 na karagita 1000. Ntabwo bigomba kuzijya munsi na nubwo ugomba kuzijya hejuru. Wowe ushaka gukora essay neza, nababwiye ngo mutwandike kuri nimero tubahe guidance y'uburyo essay igomba gukorwa neza. Ibi bibazo umaze kubisubiza, hano hari ikindi kinyongera. Iki ushobora kugisubiza cyangwa utagisubiza. Iki ntabwo ari itegeko. Ibi bibiri bibanza byo ni itegeko kubisubiza. Uvuga ngo hano barakubaza ngo please use this space to share any other information you think we should know about you. Hano niba hari andi makuru wumva ari additional ushaka kongeraho, hano uraza, yaba ari volunteer cyangwa work experience wakoze cyangwa se leadership opportunities, ubyongeremo hano. Numara kubishyiramo urashyira kuri save. Urahita ukanda kuri save. Numara ukanda kuri save, bakikubwira data saved successfully, ukore kuri next. Kuri next. Kimara gukora kuri next, dore ikintu kindi ugomba kumenya hano cy'ingenzi ugomba kwitondera. Hano bakubwira ngo please select your preferred tuition payment option. Hano ni uguhitamo uburyo amafaranga y'ishuri azishyurwa. Tuition fee, nuhitamo pay tuition fee to Kepler. Umbe neza, hano uzahisemo kwiyishyurira. Nuhitamo deferred tuition, study and pay when you secure employment. Hano nuko bakwishyurira ukiga byose hanyuma ukazishyura nyuma warabonye akazi. Hano no full scholarship. Ni full scholarship, ariko full scholarship yo noneho ikitonderwa ntabwo itangwa ku muntu uwo ari we wese. Iyi deferred tuition wakwiga ariko ukazishyura nyuma, ariko iyi full scholarship itangwa kuri refugees bari registered mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo ni impunzi mu yandi magambo mu Kinyarwanda, cyangwa se abantu bafite ubumuga. Nibo bantu bemerewe gukora iyi full scholarship bakaba bayihabwa. Nibo bantu barayicuzinga. Wowe ushaka kucuzinga na kimwe muri ibi, urahitamo tuition pay tuition uzishyurire, cyangwa se deferred tuition uzige hanyuma uzishyure nyuma warabonye akazi. No kwitamo basemo hano ore kuri save. Numara guhitamo save, hite ukora kuri next. Numara gukora next, uraba ugiye hano no gushyiramo ama document. Mu gushyiramo ama document mu nkurikire mwitonze. Ni ukuvuga ngo hano uko nguko biba bimeze. National ID urakora kuri browse. Ugikora kuri browse haraza ahantu hari document, uzinge document yawe uya-uploadinge. Numara ku-uploadinga document yawe, turebe please utaza kugira rero nimwe mukoramo. Uploadinge document yawe, ID yacu ngiyi, uhite opening. Numara ku openinga uraza hano hari upload ukoreho. Numara gukoraho utegereze. Iyo bigenze gutya hakajya hakagatike, ni ukuvuga ngo document yawe iba yagiyemo neza. Ni ukuvuga ngo n'izindi document ni twaza-uploadinze utari wayibonye. Make sure ko ubikoze nk'uko mbikubwiye. Hanyuma ikindi kintu uhita ukora ni ugukora kuri save. Ukimara gukora kuri save, bakavuga ngo data saved successfully, navuga ngo ugomba guhita ukora step zikurikiraho. Ikindi kintu ugomba kwitondera ni ukuvuga ngo niba buri step uri kuvaho, ugomba kubona agatike k'umukara hano hejuru kerekana ko ayo makuru ya buri hantu wagiye yuzuza neza.
ukimara kubisoza byose uhita ukora kuri submit. Iyo ugikora kuri submit uba usoje application yawe. Ikintu bahita bakubwira ni iki, urabibona hano mu ibara ry'icyatsi ngo bivuge application was submitted. Hi Elia, thank you for applying to Kepler College. This message is to confirm that your application has been received and is currently under review. If you are selected for admission test, we will notify you by email a couple of days after application timeline. Ngo ahangaha ikintu ugomba kuba ukurikiza ni ugutuza ugategereza application ibisubizo bizavamo, kuko bazagucommunicatinga kuri mail nk'uko babikubwiye mu gihe gikwiriye. Thank you for watching this video. I like to recommend you to subscribe, share, comment. Ndagira ngo mbabwire iyi video mwayisangiza bagenzi banyu batagize amahirwe yo kubona university bakwigamo, bagakora application bakareba ko baba admitted.